Welcome to Storyteller Rwanda, your channel, your destination. We are the Shinning Mountain. Together we can make it possible. Fly the dream of Africa and live the life you need. Hello my people. Ndabashuje mwese abakunzi ba Storytellers aho muri hose. Abanyandikiye message narazibonye, abambazaga amakuru uko meze, ndabashimiye. Nanababwira ko meze neza. Nanjye nari mbakumbuye cyane, gusa hari igihe time iba ntoya tukabura ukuntu to dropping out video nk'izi ngizi. Uyu munsi mbazaniye indi banga nshyashya aho ndi bukwereke university ya makeya, the cheapest university in Europe, aho ni muri Australian. Niba ufite ubushobozi bukeya ukaba utabasha kuza kwiga muri Canada, ukaba utabasha kwerekeza muri Amerika, UK, nakugira inama yo kugerageza ino university ngiye kuguha kuko iri cheapest. Sometime hari igihe ufite ubushobozi buke na family ikaba itabasha gusporta izo cost zose zo kuba wava hano ukerekeza muri kaminuza, urugero nk'izo muri Amerika, Canada, UK ziba zihenze. Impamvu ndi kukubwira ko ari kaminuza ihendutse nuko iyo ukimara kubona admission letter wishyura €726 aho ni ku gihembwe. This particular school ntago wishyura application fees. Application fees no one. Ikindi nuko after you get your admission letter wemere ko wamuvinga mu bihugu 26 byose bigize Schengen area kandi ugatembera nta visa wongeye gusabwa. Ubwo rero kuri wowe warangije kwiga amashuri yawe yisumbuye cyangwa se ukaba warangije first degree, wemere kuba wakora application kuri izi program ugakomeza kaminuza zawe ku mafaranga make, cyane cyane kuri wari ufite inzozi zo kuba wakwiga muri Europe. Tuition fees nkuko nabikubwiye na €726. Ikindi kuba wa movinga n'umuryango wawe birashoboka cyane nyuma y'uko ubonye admission letter ikwemerera kuba wajya kwigayo in case ubaye ufite umuryango. Niba uri kureba iyi video irarangira usobanukiwe every details kuri no kaminuza. Abenshi muri kwibaza ni irihe zina ry'iyo kaminuza. Izina ry'iyi kaminuza ni University of Applied Sciences, Upper Australia. Iyi iri kure imbere yawe ni homepage yabo, website nziza i-designinze fresh, ikwereka requirement kugira ngo ubone admission letter. Ukiyifungura ubona byose wifuza kumenya, ndetse ni naho uri bunyure ukora application mu gihe ubaye uri interested. Nko kubifuza kwiga bachelor's degree ugomba kuba ufite byibuze certificate ya high school. Wibuke ko hano udasabwa kwishyura application fees. Application fees no one. Iyi ni application wakwikorera ku giti cyawe as long as ufite computer irimo internet, wabyikorera ku giti cyawe. Singo wakwishyura a lot of money ujya ku bantu bagufasha ku applyinga, sometime bakabikora bafite abakiriya benshi bakabana bikora nabi. Kandi utekinze your time wabyikorera kugeza kuri final step. Kubashaka kwiga masters program hano usabwa kuba ufite byibuze first degree. Kubashaka bachelor's degree ugomba kuba ufite certificate ya high school. Ubaye uherereye muri Europe kwiyandikisha biroroshye kuko tuition fees iramanuka ikagera ku €363.36. Ariko kuri wowe uri hanze ya Europe, especially from in Africa there, tuition fees nkuko nabikubwiye na €726.72. Ino Upper Australian urumva kihendutse cyane ugereranyije na kaminuza zo muri Canada, UK cyangwa se United States of America.
Ikindi ni uko ushobora gukora application kuri programs ebyiri zitandukanye mu buryo bwo kugerageza amahirwe mu gihe hamwe batagufashe ahandi bakaba bagufata. Ku kijyanye n'indimi language skills ho bizaterwa na program uzaba wahisemo. Buri program igira requirement zisabwa ushaka kuyikurikirana. Icyo nagusaba kuri wowe ushaka gukora application kuri University for Applied Sciences Upper Australian ni uko utajya gushakisha undi muntu ku ruhande ngo akwapplyingire. Ni ibintu wowe wakwikorera ku giti cyawe. Application ikorerwa online. Klika hano kuri aga gatage k'umutuku ukore application yawe nonaha. Icyo ukora ni ugufungura account, ugashyiraho amazina yawe, email, bagahita baguha na password, then ugakurikiza amabwiriza. Ni ibintu byoroshye. Please take this advantage. Nezezwa cyane no kubona hari abana barumuna banjye bagiye bishakira ibigo ku giti cyabo bagendeye kuri link twagiye tubaha. Ibanga bakoresheje no gushirika ubute bakumva ko ibintu byose bishoboka. Izi application ntago ziba zigoye. Kandi na challenge wagira mu gihe uri gukora application ushobora gushaka umuntu baza cyangwa ukanyandikira kuri email yanjye ngabire@gmail.com ukaba wambwira challenge wahuye nayo nkaba nagufasha kuyihandling. I'm here for you. Buri application yose inyujijwe muri Uni Assist hari amafaranga runaka atari menshi bazagucharginga. Ariko mu gihe uri nko muri Europe nta mpamvu yo ko wakoresha Uni Assist. N'abatwariye igihe cyanyu ubutumwa nari mbafitiye uyu munsi n'ubu ngubu. I University of Applied Science Upper Australian iri cheap and cheapest. Kuko ugerageje n'izindi kaminuza biragoye kubona ahantu wakwishyura amayero 726 ku gihembwe. So guys, take this advantage. Niba wakunze iyi video, kola share igere ku bantu benshi. Ujye unacunga hasi kukazogera ko wakoze subscribe. Biranezeza cyane iyo mbona umuryango wa Storyteller Rwanda ukomeza kugenda waguka day by day. Kola like. Icyo utasobanukiwe neza wanasubiza video inyuma, cyangwa se ukandika muri comment hasi ukabaza any question. Nshobora kugusubiza cyangwa se n'abagenzi bawe bayumvishe neza kukurusha bakaba bagufasha. We are here as a family. Mbifurije gukomeza kugira amahirwe mu byo mukora. Imana igikomeza ibaha umugisha, ibaha amafaranga, ibaha amagara mazima, kugira ngo n'ejo bundi tuzabe turi kumwe hano. See you next video. Bye bye.